ntacyo ntwaye njyewe pe ariko ibyo kuntamika byo sinzi na shikarete y'uriya muvandimwe nta mafaranga afite se oya simbizi ubwo yakoze amagofandimi menshi yari kumva yanagiye afasha abantu benshi ashobora kuba afite uko ameze ayo makuru ndayafite Jay baburetse Patrick hari ubuhamya mfite rekana nabivuge kuri kamera yago yageze ku rwego ashingira abantu nge nakiriye umuntu arambwira ngo umuvandimwe wanjye ni yago wamushingiye ntacyo tuzako oya inyogo ye waba ugiye kwerekana ko uwo ni umudiaspora mbivugiye iki nuko na Jay ashobora kubikorera yuko yago hari abantu ya blessinze akamenya ayo makuru akaba yamubakinga kubera icyo gusa atari uko yamukandiye yago yagiye afasha abantu icyo cyo kibe kiriye kuki atari byo mugarukaho mukada urimo witatura kutagaruka kuri Patrick nawe uri mu bantu bapfobya yago hari mu babahanze twatandukanyije abantu baba hanze n'aba diaspora ikiganiro ntago gikurikiye aba bahanze arimo ba Judith barakennye Jay Squeezy breaking nyirekure tunasoze iyo minota irabaye iyi breaking nyirekure ya Jay Squeezy none biracurike zirakamwa yo zicyuye zakamwa amarindira se n'ubundi Jay muhamagare bitaba bakore kuri breaking dusoze Jay ngwino hano naze dusoze iyi miriro bayemure kuri dusoze nawe ajya yirekura kuko nanjye yamvuzeho kandi nge simvuze induru yes nizere komeze fresh nizere komeze neza nago tubaye iminota myinshi ni micya cyane y'ingenzi hano mumaze kumenyera ko tuza gupfubura inkuru abana birirwa batubatuba ndabeshya musaza niko bimeze ariko se kano kabona nuziro zano bagashiza ariko nari muita yes oya nari karahari buri ariko igihe cyaducitse oya mubanze muyishaka ko nshaka ko ibintu bigenda neza mukada nabagwaye ngiki akiri oya yamashaka kuvugira kuri microphone ivuga ne umeze neza meze neza cyane ibyacu nago bitiniraga iminota myinshi ariko no gupfubura inkuru uyu musore yitwa Mukada yari mukada numwe mu bantu najyaga ndebera nanjye kuri televiziyo nkabona ibintu abavuga nyine ni ibintu binini cyane uramwemera se mukada nta kibazo cye avuganye muri ya speed ya ba Skytu kandi buryo umuntu ari wese ushobora kuvuga ibintu adakatinga badakata buri kanya umuntu oya njemba ndekura Patrick taza kwitira ngiye akantu nagira ngo nongerere oya Skytu ngo barakatinga buriya ngewe umuntu ukubita freestyle akavuga uwo muntu ndamwemera ndagira ngo Jay twongere akantu k'umukada iyo bibaye ngombwa kumira uwo numwe hariko urakumira iyo bibaye ngombwa ariko agiye kumira n'umuntu twageriskiso oya mukada ntago ari hamvugaho nabi anamvuze nabi oya amvuze nabi byahoro kugira ngo yishakire views bisanzwe ibyo ni ibyabavuza nduru nibo bavuga ku bantu nabi ariko mukada hari ibintu yavuze byanatumye mvuga ntereka nanjye nze kuza kwicara aha ngaha ngira ibintu nanjye mwibariza ibintu bya Kwizera Olivier ngo kuntu yibwa amafaranga agera mu bihumbi 30 by'idolari akayibwa n'uwo bita ngo Amza runanira Amza yabimenye ute bimeze bite ndagira ngo mbwire ibi bintu ngewe narakubwiye mukada ibi bintu aho kugira ngo ujuza umere nkaho muravuga wijijisha witsimba uvugira mu nguni mu mabati n'ibiki byose vugira habona watangiye guhirita bimwe byawe nanze abana batoba inkuru navuga nti ngenzemera nicara imbere ya kamera ntago uzingera umwana na rimwe ndimo ndavugira inyuma ya kamera ndagenda nkicara ngaho kugira mbagira ngo ibintu mvuga babibonemo ko ari ukuri koko burya geste z'umuntu n'uburyo arebamo arimo aravuga inkuru itumenya ngo iyi nkuru niyo ariko nawe ngo ari inkuru uvuga ubogama oya inkuru izayago rwose ho ndabogama ko yaragutamisha yakanze akanyenyeri biretse gato nkubwiza ukuri yago ntacyo ntwaye njyewe pe ariko ibyo kuntamika byo sinzi na shikarete y'uriya muvandimwe nta mafaranga afite se oya simbizi ubwo yakoze amagofandimi menshi yari kumva yanagiye afasha abantu benshi ashobora kuba afite uko ameze ayo makuru ndayafite Jay baburetse Patrick hari ubuhamya mfite rekana nabivuge kuri kamera yago yageze ku rwego ashingira abantu nge nakiriye umuntu arambwira ngo umuvandimwe wanjye ni yago wamushingiye ntacyo tuzako oya inyogo ye waba ugiye kwerekana ko uwo ni umudiaspora
mbivugiye iki nuko na Jay ashobora kubikorera yuko yaguhara abantu ya blessings akamenya ayo makuru akaba yamubakinga kubera icyo gusa atari uko yamukandiye yago yagiye afasha abantu icyo cyo kibe kiriye kuki atari byo mugarukaho mukada urimo witatura kutagaruka kuri Patrick nawe uri mu bantu bapfobya yago oya nawe uzi ari kubwira DJ Brian ngo ngiye ngo ndi kumwe na Brian wabyumvise Patrick nari mu bantu bapfobya yago ariko yago nawe naramuhamagaye ejo bundi ndamugana kaze Patrick kugira ngo aceceke agereka kuvuga buno bugambo wakihanganya ukamushyiriraho yago yeza mwatakoze nk'uwo muskere ubone abaneri sese nago tira tugeze muri ngahe ariko rero mukadamu ngira ngo nawe nkwiyama imbere y'abantu siko bimeze ibi bintu byo kujya umvugira mu nkuru zirimo mayibobo nuzongeye kujya umvugamo rwose ukabyara beba bibabaje Jay mbabarira hari ibyo nibaze barabana Jay oya Jay reka mubwize ukuri Jay ariko muka ibi no gukabya ibi nabyo no gukabya Jay nawe ajya aho ngaho reka nkubwire Patrick yego Jay ngiye nari ngiye kumubwiza ukuri ariko niyo mpamvu nari namuzanye kumubwiza ukuri ariko nawe no kuvuga oya nawe suzana amakano k'umufana nabyumvise wanengushye Jay Squeezer ibintu byamubayeho bro ibintu byamubayeho dukwiye kubikuramo isomo yego Jay yasanzwe ari kuri imiriro ku bantu ariko ubu nagakire noneho ayobera ku bantu batarekurwaho imiriro ba bantu batagira icyo bahomba n'icyo bunguka yego baba baravuze ati tugize imana twabishatse kuva kera turamufatishije noneho bihuza n'abanzi ba Jay yuko bari tayari baba barakumiriye hashtag ibyo bimukoma mu nkokora ari mu rugendo rwo kugira ngo agaruke Jay niyo mpamvu kuko hari imiriro yo ku rundi rwego reba ibiganiro mukorana buri kanya bayikoma ngo ariko ribe ibintu yadukoreye ngo hari ibintu binini atakivuga ngo binini ibyo bintu binini ni by'abantu bamukundiye icyo ntaze kukibagirwa aba bana bamutera ubwoba abana ariko baramuhabije ndahagera nkakoma n'urujyo nkavuga ati n'aba bana nabo hari amakosa bafite ariko abana baramuhabije mbo estashesheka pe ntabwo navuga ngo baramuhabije kuko nanone aracyakora ari mu buzima ariko byamugabanyirije wa murindi umuvuduko icyavuyeho ni umurindi akeneye rero nawe ibintu binini agarukiraho rero ntago abana bazamukoraho inkuru ngo buke bamukoreho indirimbo ngo ngiye ngo simuvuge ngo namuvuganye ngo n'abana bato oyo ranengushye abana baraje utangira gufana nenze kujya kumurekuraho imiriro Jay uramutinya ahubwo se Jay ranengushye ngiye nari ngiye kurekura breaking ya Jay muri Amerika none ubu nari ngiye gukora byari kunezeza bikora arimo ariko ikibazo utangiye gufana ngo ndakwemera oya uranengushe muka wikogeza match oyo uranengushe sinakubeshya bana rimuza hano kujya mu momero turi kurinde ngo ndekure breaking turiwe kuri Kasuku iki kiganiro se kirajya kuri Kasuku murekure emiriro oya nyabuna ejo bundi ntago mwafashe Judith mukamwandagaza ufite mikoro ntago mwafashe Judith njyewe se ko ari we none aha si wongera nkakumira nkavuga ngo abantu baba diaspora oya warakennye ngibi reka nkwereka ubutumwa ariko ngo warakennye yawukaniye akanyenyeri se oya twe nago dukandisha akanyenyeri twe tuvuga niwo tumye ngiye kubereka fati nimugasebya abantu ngo warakennye nimugasebya abantu ubuzima ngo buragwirana za Canada nimugasebya abantu none nago dutinda tujye guhita dusoza yego ngiye nagira ngo rega mbibwire Jay yego nagira ngo ariko Jay muri Amerika breaking yayo ngo ari ihe Tato ko tadusoza oya ngiye kintu nanga Patrick ngiye nanga umuntu wo mu diaspora nawe wifuza ko bamukandira akanyenyeri iri jambo narivuze kuri Godfather mu nkuru y'umuntu bitaburi kantu na buri nguni n'umuntu bita Jay twatandukanyije aba diaspora n'abantu baba hanze ibyo bintu twabitandukanye narabakurikiye narabakurikiye aba diaspora n'abantu baba hanze baratandukanye hari abantu baba hanze bataba diaspora none cyo ari mubaye ari mu baba hanze nose no mu diaspora hari mu baba hanze twatandukanyije abantu baba hanze n'aba diaspora ikiganiro ntago gikurikiye ababa hanze harimo ba Judith barakennye Jay Squeezy breaking nyirekure tunasoze iyo minota irabaye iyi breaking nyirekure ya Jay Squeezy none biracurike zirakamwa yo zicyuye zakamwa amarindira se n'ubundi Jay muhamagare bitaba baba kure breaking dusoze
Jay ngwino hano naze dusoze iyi miriro bayimure kure dusoze nawe ajya yirekura kuko nanjye yamvuzeho Yego. kandi njye simvuze induru kandi aba bana nabo igihe barengereye Jay Squeezer si umutagatifu ariko aba bana iyo barengereye nabo ndabakumira ntabwo kumugiranya n'abana abana se siwe wisuzuguza aza kubataginga woraza kwisuzuguza abana Jay ngwino murekure ngwino nakwiye ko imiro dusoze Jay ngwino mbabarira ngwino dusoze Njuga si umujyanye he kandi twanasanze ko nawe mu bantu baba hanze turabivuga umudiaspora wanjye ntabwo ari umudiaspora wawe n'abantu baba hanze bigenze bite Jay Squeezer oya uyu ni impamvu bagubwo bw'inkurabura ko yari umudiaspora wanjye ntabwo aba hanze umudiaspora ni umuntu warenze igihugu akagaruka yuriye indege ibyo twarabirenze mubwire umusobanuro waba bitandukaniye ngo bimeze njuga twaje gusanga aba diaspora benshi ari inzererezi turavuga duti aba diaspora bari abakera wowe nawe uri mu diaspora bakera uri wa kera njyewe nkiba hanze umuntu wa mbere umutesha agaciro si Patrick mvuga nawe arimo ngo nta kanyenyeri urabeshya mvuga nawe arimo aragurira inzira kurinde kuri Jay ni umudiaspora oya njye nkiba hanze ubu se naguba hanze akoze njuga uzambabarira umbwire umudiaspora uzagera mu mujyi wa Kigali ebyiri za buri munsi uzambabarira ku mudiaspora wagiye ebyiri za buri munsi uzamunyere ku muswe umumuka byabintu twabona mureke nawe breaking dusoze wagiye se nibyo bigaragaza ko uri umudiaspora shaje genda ebyiri za buri munsi ihene za desa ashaka kumuhe abantu bari hano bagira ukubwira ko yari ihene si nk'uri umuntu uri gusiga ikintu burushati se woyimaze muri saro ko yewe shabigubesha man zamara hawo nimukaze kubeshya abaturage mureke turekure Jay Squeezer si wagiye ukurikirana inkuru zanjye no mufana wawe oya urwo ni urundi rwego Jay sindi mu bantu ba breakinze ko hano mu mujyi wa Kigali ufite inzu ya miliyoni 80 arayifite se oya nguyu ndagira ngo ibintu ngiye kuvuga aha nibi ntiwirirwa uvuga ngo uvuga ibintu binini se sikubeshya ubona mvuga ibito oya si bito seta nawe hari igihe nawe ukumiye ariko ntabwo yarafanye wumvise Patrick oya wumvise Patrick si akanyenyeri wirirwa umusabira oya ariko se ntabwo se ni mu bakamaye wumvise Patrick afite ikibazo gikomeye cyane ku muhungu wataba noneho ikibazo gihari abo bahungu barimo urumva umuhungu watabaga ngo yagakwiye kwicwa n'urumogi urumva ashobora kutabura n'indo bivuze urumva nabonye hari abavuze ngo azava tabagwe ngo asubire ngo nkuko bimeze umukada breaking arayiretse aragutinya cyane twamuretse oya umbaje kandi nkubwiza Jay ngo ni inshuti ye abantu bakumve kano kantu kandi ayo mwirwa muvuga zibiki kandi ayo mwirwa mumuvuga yago ngo yamusabye imbabazi cyangwa gukandiye akanyenyeri umukada ngo bamukandiye akanyenyeri nazivuyemo ariko vugisha ukuri ko yago batamwibye cyane bisoza ubu nago mbizi barayimwibye none se kubizi ko mubizi none se ndibihakanyumuka none bamwibe yagukandiye akanyenyeri subihindura kugiraho buri munsi kugira mwerekane ko sabeshya ko atababaje nagimya gukurura mikrofone nagimya gukurura fata mikoro akanyenyeri karaguhinduye koko akanyenyeri karaguhinduye nje mvuge Jay baye muvuge se ko watinye aseyo ngo mwamuvuyemo ko watinye Jay oya pazo reka nkubaze yago nago bamwibye ceno nabonye abantu benshi bavuga amagambo wagira barabeshya w'umwana w'ikiniki w'ikirara w'intama ninge wahoraga witakisha mbabarira ngwino nzure mu kiganiro inkuru za yago musigaye muprofita mukavugira musigaye muvuga muraprofita ndagira ngo wahoraga yitakisha umuka Jay reka mvuge ndababaye cyane Jay reka mvuge turi kamera reka mvuge Jay si wovuga ngo ushyigikiye yago none se muzahora mu nkuru za yago mubizi ijana ku ijana ko yago bamwibye
nanjye ko ari views uvanye nkubwire aha urakoze sibwo wirirwa uvuga se ngo views baretse batubwire oya mukadarahemutse nta nubwo urambura ku YouTube channel yanjye ngo mbyuke mu gitondo ngo mvuge kuri Yago atari Patrick unsembuye ni Patrick reka mu ubutumwa mbabarira wimvugiramo ntanga ubutumwa umushubi twamuhaye oya Yago yego nibyo Yago back in the days byarabaye ariko kuri iyi ncuro n'ukuri Yago baramwibye yaribwe icyo kintu urakizi yaribwe oya mbere hari ibyabaye mbere se na mbere nta byabaye kuri iyi ncuro JJ mbabarira rwose ibintu bya Yago mu muhagahenge ntabwo tuzongera kuvuga kuri Yago sibyo J ntabwo uba uvuga ngo uramukunda ndamukunda ijana ku ijana none se nuguhora umugarura kugira umusesereza tumutwa turumbuke naho yibereye aturumbuke ngo muri kumuha inama ngo amara amezi 6 adakora none mumwibagiye uzi imbaraga buretse gato mubwiye uzi imbaraga Christopher yakoresheje kugira ngo agaruke mu bihebye ubusaraha oya ariko Christopher yagushyiriyeho genda gake ntimugasebye asubu Yago mumuzanye gute ko ariko se gukomeza kumuvuga biraba buretse gato wereke none utinyira aba ngo mumuzanye gute kandi arimo kumugara oya Yago na oya duclosing buretse gato wereke ngewe ndashaka ko duclosing muri ugu bucyo muri abantu b'abagabo mwese nta muntu utahura n'ikibazo kandi buri ntago ari ngombwa kujya mwirwa mu gitobato buri munsi mukigarukamo mukivuga mugira gute inkuru za Yago zimaze kuduha views n'amafaranga ahagije mureke rwose turekera ahangaha ndabeshyara uramuha ubuhe butumwa we mu kanwa kawe wivugiye ngo ugiye kumwunga na DJ Brian ubutumwa ngewe nshaka ubutumwa nshaka guhereza Yago n'ubu ngubu komera ushikame kigabo kandi ibi byose birashira na abantu bishakira gusa views bakaza bakavuga inkuru bigatuma natwenda tubona umwanya wo kuba twabiganiraho ariko nta n'umuntu n'umwe ubifitemo ubugome bose menya ngo uri murabagaburira nubwo bashobora kuvuga ngo nta gice cyatanu barabonye niba bagiye gute ariko bari kubita inkuru zikarebwa cyane wumve ko rwose nta kibazo nta rwanda breaking kuri J twisorese wibuke ko Yago afite proti hanze icyo kintu urakizi kandi ngo oya tukugira ngo tubwire abakunzi simwe muba mubizanye se tubwire abakunzi Yago afite abantu benshi bamukunda mwubahe brand ye afite diaspora kandi nubwo yahura n'ibibazo nta bibazo bidashira twimuvugiraho inkuru imwe cya ebyiri zirahagije ubwo nagero dusoreza aho ibyo nanjye navuga yego ko cyane yes banyarwanda kazi ariko breaking tusoze wamutinye dusoze ndamutinya se gute none si yo miriro wambwira ngo ugiye kumurekura hiriye azagushyushya zagukorera ishyano closing tugende ikintu nababwira nuko iki kiganiro nkoranye na Jay Squeezer suku nakifuzaga rumukada ndabivuze nyeneye ngo Jay Squeezer nimba ruguhura nawe twicare dutuza atari freestyle nge turekure kuva ku munsi wa mbere nzi ibintu byinshi bya Jay Squeezer nawe azi byinshi muri iyi game twaganira byakubaka aho biri ngombwa tugakumira aho biri ngombwa tugatanga umusanzu urwo ni rwo rwego nifuzaga ko tuganira aha nge ndumva ari uko nasoza mwakoze kudukurikira reka dusubira ubutaha asante sana